kuki izo ntwaro zibonetse aho akuriwe ku rutonde ku rwego rwe igihe yakoreye kuva ku busuperefe ubuperefe PS akaba n'umudepite ntiyakaba yari umuntu utinya chômage wenda y'amezi 6 cyangwa umwaka. Noneho mu byo uraganira paraporo yabo muganira narangaje irahinduka cyambere. Abantu bitonde ibyo ngiye kuvuga byo bambabarire. Tuza abantu benshi bagiye bava mu buyobozi basohokamo bagahindura imvugo. Tangira abakada bakera twataye agaciro. Uzi gukorana n'aba bantu bacutsa ibyo n'ubusembwa. Ntabwo ari umunyangamugayo, ntabwo ntaganda yabuze ijana. Keretse niba atari ijana. Kandi niyo yaba miliyoni imyaka 5 ni myinshi. Warabanye baragize uti president fondateur wakoze stati idanangiye idoze iharaze. Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'Imironko tuvugana? Yego, niho wahageze. Der Sprachenhub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza kandi kuri make. Kuri ubu tubafitiye amasomo azatangira tariki 6 Gicurasi kubiga ku manywa n'abiga nimugoroba ndetse n'abiga weekend bazatangira ku ya 11 Gicurasi. None se za discount muracyazifite? Yego rwose. Igabanya rusange rya 50% kubiga weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyicaro cyacu cy'Imironko hafi y'umurenge ku gahanda karimwe etage nimero 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 0793 Reka ncacane ntacikanwa wa. Banguka kuko tugiye inama abashaka kujya kuminuza kwiga imyuga gukora volunteering n'ibindi bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe niki kwiga ikidage tujya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Yes, reka twongere tubasuhuze abakunzi ba Karegeya Omar Pano abadukurikira inshuti n'abavandimwe mu twereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Nibyo gushimira cyane, nibyo gushimira kuko burya uko mwaguka ni nako natwe twaguka ari nako kandi uyu mupapa utwicaye imbere Karegeya Omar Jean Baptiste utkuze kuduha amasomo kuri hano kuri Pano namwe mugenda mutangamo ibitekerezo ndetse anaduha ubusesenguzi ku makuru amwe namwe aba yagiye avugwa. Ni nako nyine agenda ajya mu ideni ry'abantu benshi. Niko njya mu gihango. Mu gihango ntago nakwicara ngo ndyame nuko. Gihango kigenda kikura. Ejo nari narwaye ijisho ndavugana ariko iryo narikorana. Nuko narwara umuhogo. Nirinda kurwana ngo atazagira uniga. Kajya muri injari. Isuka yanjye naha. Good. So ni byiza ko turimo turataka 18,500. Yeah. Kandi nizera ko na abantu bafite urwego bariho. Ntabwo ari ibiganiro biri hano ntabwo byumvwa n'ubonetse wese. Nkurikije na commentaires zigaragaza abatabyumvise ni bake cyane. Ni nka 2%. Nabwo kandi icy'ubutaba bakacyumva cyangwa se nutumvise yacyumva bwa kabiri akacyumva akumva icyo nashatse kuvuga. So niyo mpamvu icya kabiri bavandimwe tubana hano ngewe ahampabeshwa n'ibintu bitatu. Amakuru, amasomo, akazi. Okay. Kandi ibyo bintu byose ngomba kubibungabunga. Iyo habayeho ko kimwe cyabangamira ikindi nihutira kubisabira imbabazi. Uzabyumva wese ajya byumva nihutira kubisabira imbabazi. Ntago ndi umuntu wihagararaho. Kandi nirinze ko akazi kabangamira amasomo. Kuko amasomo niyo nuwayo yiyicana. Akazi icyo shaka kuvuga niki nkunda kubivuga. Hari ama content rwose ashobora kuzana akagura umuryango tukagera mu bihumbi wenda 80 mu kwezi cyangwa mu mwaka cyangwa 100 ariko ntago byapfa gukunda paraporo y'imyemerere yanjye. Iyi niyo contribution yanjye. Wenda uwo nahangana nawe nuwabona ko wabibona ukundi. So icyo ni kimwe. Hanyuma rero muri no minsi kuva turangije kira kiganiro kivuga kuri meya na DPC habayemo ngira ngo nk'ibintu bibiri. Harimo abantu bampamagaye, harimo na commentaire nagiye mbona. Reka mpere kuri ubundi kira kiganiro kugihitamo. Nari mbizi ko abantu benshi bari barabivuze. DPC byavuzwe henshi ariko nanjye banyeneye kuvuga ngo ngewe ndabibona gute.
meya nawe nari nkeneye isomo kuri meya hari akeneye isomo ryo kuvuga ngo bigenda bitenga umugabo afata umwanzuro wo kujyana umugore utari we mu ruhame ntanga n'ingero uko hari abarenze meya babikoze nabonye benshi banabazi bahise bavuga ngo bahise babandika kabisa hanyuma irindi somo ryarimo ni ukumenya ngo kuki nkuru ikiganiro cyavuyeho ikiganiro gishobora kuba cyaravuyeho na titre cyari gifite titre yavugaga ngo ninde wasenye urugo rwa meya ariko njye nkabaza Joseph kuki utabaza uwo meya ari gusenya byombi izo nzira zombi inde meya ari gusenya ninde meya ari gusenya naje kumenya ko ari kure wenda tsoke umugore ashobora kuvuga ati nageze mu Rwanda undi ariyo igiterwa inkingi reka nigendere no mu ruhame nta kibazo ariko meya nawe kugera ku rwego rwo kuba yasohokana umugore utaruwe mu ruhame rwa Nyanza iwabo biriya yakabikoze muri Kirehe tsoke ariko Nyanza niwe muntu wa mbere niwe muntu wa mbere ubazwa Nyanza top leader kugera kuri rwego haba hari izindi nzira byaciyemo maze kugikora abantu bamwe bavandimwe cyane cyane ab'umugore wa meya baranyandikiye bambwira bati nyamara meya nawe ntabwo ari shyashya yatuzengereje okay ariko se abazengereje ikibazo cya Joseph kirasubizwa nande ni bandi ninde uri gusenya urugo rwa meya ninde washenye urugo rwa meya cyo nicyo cyari ikibazo so icyo ndashaka kuvuga ni iki ni ukugira ngo abadukurikiye bumve ko nta gikuba kiba cyacitse gusohokana ni kimwe wenda ibindi nibyo utapfa kumenya ibyabyo hanyuma kuri DPC icyo nari nzanye gishya ni uko hari abantu bari bavugaga mu byavuzwe byinshi hari byavugwaga ko DPC yaba muri 1994 yari uwo bitaga abatekinisiye gusobanura abatekinisiye byari ngombwa gusobanura abatekinisiye ubushize nigeze kubikubwira ngira ngo ni nko wafata umufana wa umusirikare ufana Rayon kuri match ya Rayon na APR yemerewe kujya hombi sibyo se mubare yaribonamo nk'umufana muri APR aribonamo nk'umukozi nk'umutera nkunga paswe hari umusanzu atera APR uwo rero hombi yatuma ugomba kuhibona Rayon yamutuma muri APR na APR ubwo nibyo byitwa kubutekiza cyangwa se ugafata nk'umufana ni umuntu mbese ushobora kuba nk'igiceri oya ntago nkunda bene ibyo bintu imbera byombi nkuko umunyacyangugu yafana Etincelle yagera Igisenyi akaba muri bavandimwe b'abafana ba Etincelle yagera iwabo muri Espoir akavuga ati Espoir niyo mu rugo ahandi mu mikorere muri kwa gukora ni nkuko ubona umufana muri stade agira uruhare mu bitsindwa ry'ibitego ariko atabitsinze ari ukusakuza ari ukuvuza karuru ari ukwakarama igitego kikinjira gutera morali ariko nta gitego kibarwa ku mufana ibitego birinjira kandi umufana arakenerwa batangiye no kubakodesha hari ikipe nziri gukodesha abafana ariko ihora igura n'abaperezida igura n'abaperezida yewe ntuyiseke ni bashuti banjye niba nivugira good kuko umukobwa w'iwanjye nawe ari mu bafana bakodeshwa ubushize ikina n'intuza muri finale bari bamukodesheje imodoka yaje kumufata iwanjye so abatekinisiye nuko noneho njya mu bikorwa by'abatekinisiye urabyibuka sobanurira abantu uburyo babaga ari abantu ukamubona yambaye ahindaguranya bitewe n'igihari bitewe n'uri kumukoresha uyu munsi ukabona muri quartier yambaye insigne ya pape ejo collège Saint André ejo lycée ejo Notre Dame ejo fawe ejo apakope ibintu nk'ibyo cyangwa pad cyangwa pass akabaho hantu hombi nta namwe wamwikeka ariko twagiye tubibona kumva aho anyuze kumva havugiye haturikiye nk'igisasu umunyeshuri wawe yihagararira n'amakayi ye mu kanya ukumva ngo bateye grenade yihagararira n'amakayi ye kumva ngo Gatabazi kumva ngo Bucyano kumva Katumbu kumva baskora mu Kiyovu kumva he ibintu byose harimo tekinike kuko nta numwe wigeze ibyo byarabaga ntube wabona umuntu numwe ubishinjwa cyangwa ubyagirizwa so no mu bindi bihe byose rero byaraje
kuko burya uzagira ubwoba niba nujya wumva abantu bavuga ngo urigira umukristo kurusha papa uzagira ubwoba n'uwo nambaye imyenda ya papa sibyo ugira dute so ni nko kuvuga ngo umuntu mu gihe cya jenoside ikintu cya mbere afashe imbunda umwenda wa gisirikare numva urumva we yabaye plus actif que interahamwe nyirizina ariko bye akaruru bariyeri kwirukanka ibintu nk'ibyo habaga rero harimo abantu agaparticipa ariko biri crime ibikorwa nyirizina agaparticipa kuri housing agaparticipa kuri forume ariko fond ukamubura kabisa igiye kuri bariyeri yambaye imyenda ariko abantu batanu bakavuga dore na bombo ko nibyo buriya nubwo abari kunsuhuza ntabwo mwemera nawe yari yambaye umwenda wa gisirikare agatunga imbunda ariko reba urubanza rumaze ukwezi n'igice nta muntu uravuga ati okay ako kari agasomo kugira ngo abantu bibuke hari igihe kinini hari ibintu byinshi abantu banyuzemo abamwe bamaze kubyibagirwa abandi ntibari babizi ariko umuntu bamwise umutekinisiye Keba hari ikindi nakongeraho gitoya kiri technique abantu bashobora kuba ikiganiro hari ibyo batumvisemo kuba byabaye missed byabuze benda ntibumve sense kuko buri ikiganiro yari amakuru abuzemo hari igihe umuntu agira ngo wasanga bimwe byaratakaye nakubwiye abazaga bakaba abakozi bo mu rugo abazaga bakaba abazamu ibyo byose rwose ngira ngo bishobora kuba byaratakaye akaba umuzamu ariko afite iyindi mission ku mpande zombi barakoreshwaga bajye babyemera ko ari ibi hari uwo bahoze bambwira wari kapiteni ariko akora muri jaride yo kwa Gata PM numbaze ni kapiteni yari kapiteni numbaze ngo ni muri ruhande jardinier kwa ministre w'intebe akemera kuba jardinier wabyumvise kandi noneho wanamureba ukabona kuko abikora neza abikwiye abideserve ukwiye kuba ari we n'ahandi baba hari mu mirimo yose ari mu bihugu ushobora gusanga noneho no mu bamotari buzuye no mu banyonzi ibyo ni ngombwa so umuntu niba mwita umutekinisiye nubwo biba bizwi n'abantu bake uritonda ntago ari tekinisiye wisupana ni tekinisiye w'umwuka kandi impande zose zirabagira ni amatekinike anyuranye ibyo rero nibyo byatumye mpitamo biriya biganiro kurusha ibindi hari ibindi byari bishyushye ndabyihorera ngira ngo manze nigishe icyo ni kimwe hanyuma rero ejo turangije kiriya kiganiro umuntu arampamagara ariko ko tutakikubona bite byawe wibereye kwa Diane kuko uyu muryango kandi nari nabisobanuye uriya muryango dupfana ubunyarwanda amakuru n'amasomo nkuramo nkabwira abanyarwanda Diane sigutese kandi ubwo si bwari ubwa mbere hari n'undi wari wigeze kubimbaza noneho ngerageza kumuha ikimenyetso cya mbere na mbere gikomeye cyane gikomeye cy'uko cy'impamvu namweretse kashe y'urwego rwigeze kumyohereza mu butumwa wese wajya muri ubu ukajya no muri ubu ndi mu kazi ndi kwigisha ndi umunyamakuru hariya amakuru uriya muryango ufite amakuru wabishaka utabishaka uriya muryango urimo amakuru kandi ibibaho birimo amasomo kandi birimo n'akazi ntabwere rero rwose mugenzi wanjye ibyo bintu byombi rwose ntabihenze ariko amakuru amasomo akazi kabisa ibyo nibaza ko nawe uzabimpora n'uwo bazagukubita azazane akanyafu ntazazane kinubi rwose kuko by the way yego hari akantu ujya nkunda kuvuga atari ukuvuga ngo
ni ukwirarira kuko ngiye mvuga n'ibyo n'ibitinyitse kuvuga cyangwa abantu ntitaye kuri komantere zazo. Gupfa ni ugupfa, igihe cyose wapfa ushobora gupfira imyaka 20, 30, 40 n'ijana wayigeza. Ibyo biba ku bantu bose, ariko gukinduka bigira imyaka. Narayirenze iyo gukinduka narayirenze, ubu mfuye nta birenze kandi ntabwo byashoboka, ntabyo niteze, ariko binabaye vraiment abantu babyumve. Amortise bamortise amarangamutima kuvuga ko ntaba nkindutse 52 ndabura icyumweru kimwe harya ni kuwa gatanu ajya niro ni bibiri harabura ibyumweru bibiri nkuzuza 52. Nta muntu wa 52 upfa kindutse. Nta muntu umaze imyaka 23 ashatse yubatse urugo upfa kindutse. Nta muntu ufite umwana bucura ari muri tronkome upfa kindutse. Ariko nanone ntibikara. Nkeneye n'indi myaka nka 30 buriya narimo mvuga ibyo abatekinisiye bo muri 94. Ariko baza abanyuma nkabo muri za Mali bo muri bino bihe muri aya makudeta ari kuba muri za Chad, tuzavuga mu myaka 30 iri imbere. Nizera ko nzaba nyihari nkabivuga kabisa. So rero mwumve rero uwo muntu ugenda muri ibyo byose, amakuru, amasomo, akazi n'ubuzima, umuryango wanjye ndacyawukunze cyane. Ibyo byose ukabigendamo, ariko rero abantu ntibicwe n'inyota y'amakuru, abantu ntibicwe n'inyota y'amasomo. So nk'ibyo rero ubwo niko byagenze. Ubwo barakubajije ati se ko wabuze wiyere kwa Diane, uramusobanurira? Namusobanuriye ko umuryango wo kwa Rwigara duhuzwa n'ibyo bintu bitatu. So nejo bundi nongeye nkabavugaho, bifata nkaho nta cyaba kirenze, kandi ntabwo nibaza ko kandi ngiye mbona akenshi ukora comment ari icyabaye. Tageti nakazi, na masomo, na makuru, nta kintu. Oya ngewe no gukora comment ari icyabaye, kandi nibaza ko atari cyo gipimo, atari we cyo kwerekana umuntu utari igipimo cyo kuba utarunda hamwe n'abandi. Ntabwo ari cyo gukora, ntabwo ari cy'amakuru, amasomo n'akazi. Wese yari n'abandi. Iyo akazi kavutse uragakora, amakuru, amasomo, it's okay. Ariko ntabwo ari cyo kimenyetso cyo kuba abantu batangira kwikeka esuriya arunda hamwe n'abandi. Ibimenyetso byaho turunda birahari cyane. Bikubarira iminsi ce ne sont pas eux qui te l'ont donné. Ariko bazafashe nzahure na Muyango rwose mu baziriya ndirimbo igihe yahimbiye bagira ngo yarazi biri hafi rwose. Muri bake rero nuko ntabwo mba ndi kwisobanura, nuko mba nzi neza ko ndi kubwira abavandimwe. Akandi kantu uwo muntu yambwiye ngo abantu batinya busesenguzi bwawe, iyo wabivuzeho biba bigize gutera imetero. Icyo batinya, ababa batinya ibiganiro byanjye, ni ukuri kwinshi kurimo, kutavugwa na benshi, ariko gufite akamaro. Icyo ni inzira icyo ngicyo rwose KOP izamerekeze ntabirenze. Ariko ni nkora ikiganiro kigamije ubugambanyi, kigamije amafaranga, kigamije gusenya, ntibazandirire wa mugani wa mukecuru. Ariko nimba ngamije amakuru, mvanamo amasomo, nkabikoramo akazi, ntawe mputaje, ntacu urwambehe, ibyo batinya nibyo. Hari bitavugwa. Okay, ngaho rero tugende. Ubwo nayo ni amasomo, ibi bintu tuba turi kuvuga ababizi ni benshi, ababibayemo ni benshi. Ariko ubwo rero wenda ngiye ubwo ntabwo ari ukwiharagura ugina, ariko nanjye ndabanza nkapima ikirere. Noneze kuki tubivuga nyuma y'imyaka ingana gutya. Komeza. Aha, mu minsi ishize ntabwo ari myinshi, ngira ngo ni nk'umwe uciyemo, ubwo twumvise iby'inkuru yitabwa muri yombi y'uwitwa Barikana Eugene. Nyuma yaho tugirana ikiganiro, nabonye hari uburyo cyakiriwe rwose, abantu bari bameze nk'aba nyotewe no kumenya
depite utunze intwaro icyo gihe twa tukibaza cyo si gitangaza icyo gihe twa tukibaza ufungirwa gutunga grenade na chargeur magazine ese ni magazine ubushize ntabwo twanavugaga ntabwo bari bakatubwiye ibyo ari byo kandi koko ni magazine itagira imbunda ayo masasu ashobora kuba yaranabaye expire cyangwa se harya amasasu burana yarayigira sita ntabwo mbizi ariko ashobora kuba ari ay'imbunda itagisohoka itakiri ku isoko icyo cyabaho ariko ashobora no kugwa ingese je crois simbizi ya matsiyeri yayo simbizi ariko gutunga chargeur yonyine bose ni nkuko nawe watunga chargeur ya telefone ntayo ufite ni nko gutunga umuhini nta seku ni nko gutunga umupfundikizo nta sorori ni nko gutunga moteri nta modoka ntuzase ni nko gutunga ihoni nta gare ni pompo nta gare ahubwo niko ariko grenade yo yari ihari grenade irahari hanyuma se grenade ku mudepite katazatera grenade se niyo kujyana niyo kugaba igitero muri gare niyo muri fure arme d'appui ni intwaro ishobora kuza ifite izindi supporting donc umudepite yakwirindisha grenade hari isoko azajya gutera kugabamo igitero hari gare azajyamo hari urusengero azajyamo hari stade azatera wese yabimazaga iki grenade kandi yaravuze ko ari abasirikare yabitunze akibana n'abasirikare aribagirwa usibye ko nta mudepite wibagirwa ibyo byo nurimo wibagirwa nasezere depite wibagirwa ugakora imyaka ingana kuriya ahubwo birashoboka ko abo bahungu baba barabisize nubwo we yemeye ko ari ibye ariko abo basirikare babanaga nabe bashobora kuba barabihasize ntabimenye ashobora kukibika ashobora kuyisiga ahantu mu nzu yawe utagera mu byumba byose icyumba umusirikare yabagamo yagenda ariko nanone yes icyo cyo kirashoboka hanyuma utabizi gishobora kuba gihari utabizi ntabwo umuntu muzima waryamana magazine kweri nta mbunda ako se yabimaze iki ibintu ni bibiri ribu nitwereke n'imbunda cyangwa imurekure ku cya magazine bakireke hanyuma nanone batubwire ngo izo ntwara imyaka zibaranye zatwaye iki cyangwa zagize gute kuko abantu kuri rwego buretse gatoya abantu kuri rwego bashobora gutunga imbunda bashobora kuba barenze umwe either bamwe barabyandikishije cyangwa se batarabivuze ariko babizi ko aho hantu urugo rwigeze kubamo imbunda none se niba abasirikare barahavuye agasigara muri iyo nzu hari icyo wasanga muri plafond hari icyo wasanga munsi y'igitanda hari icyo wasanga hehe hanyuma andi makuru numvise nuko muri no minsi yaba yarimutse ahubwo wenda bimwe either bikagaragara yimuka ariko ibyakomera kuri honorable Barikana nuko yaba yarayerekanye ayigendana mu modoka wenda umupolisi yamufata ati uri muriruka agakurura ati rwara akamwereka ati iyo ufite nanjye ndayifite ibyo byaba bikaze ibyo byazagera kuri kuyigendana icyo ni kimwe ariko kuyikangisha birazamuka ushobora kuyigendana itagaragara ucecetse ushobora kuyigaragaza ntacyo yitwarishije umuntu ariko ushobora kuyigaragaza uyikangisha mu kabari mu nzira mu bukwe mu muhanda ibyo byaba ikindi kandi kiremereye kurusha gutunga intwaro gutunga intwaro ntacyo wayikoresheje ni nkuko ibyuma se byo bihinduka intwaro cyane ariko ngewe buri icyuma reka nkubwize ukuri mwaza n'ikibandi wanjye kitahagera nabyo bihinduka intwaro isaha n'isaha icyuma se icumu umuheto ibyo byose byahinduka intwaro bitewe nakwimuka nabi umwambi ugatakara bakabaza ati tubusanganye umwambi ariko nta muheto yampaye babusanganye umwambi nta muheto uwo mwambi wari kwirasa ariko muri make nk'uko nabivuze kuri Jaras Official ifo gutekereza byagutse nta gitangaza kirimo kuba ribu yatanga statement itandukanye n'ibiriho
nta gitangaza kuba mu rukiko bavuga baburanisha ibyoroheje hari ibikomeye donc nizere ko donc kesi yejo bundi nimwe ya Mana irakiza urabyibuka ndababwira ni nyamara ribu mwitonde muri iyo statement kwakira amafaranga ngo udatangaza ntago byaba icyaha kuko kudatangaza ntidutangaza byose sibyo se yego ubu ni nkuko waza uti Karegeya turagufashe turagufunze nta kiganiro uheruka gukorana na Ingabire Victoire baguhaye amafaranga ngo utavuga kuri Ingabire Victoire kudatangaza nta na rimwe bibi cyaha kandi byarangiye Theogene mu rukiko atari cyaburanye yego uranyumva so statement itandukanye iyo statement itandukanye n'ibiri ukuri abantu bashobora gutekereza icya mbere nuko bashobora kuba ari ukuri kutaba icyaha icyo gihe rero umugenzacyaha aritonda noneho akadekarara ikiri icyaha malgré que hari ibindi ntashobora kuba hari ukuri se kutavuga tuvuge nko kwambura nibyo nkubwira tuvuge nko kwambura umukozi atareze uri umudepite cyangwa uri minisitiri si bibi se ni bibi ariko utegereza ko uwambuye arega iyo atareze se kandi bashaka kugukosora kuri iyo ngeso ayikoze good okay narakubwiye ngo tugiye muri psychology ya Barikana icyanyuma nabazaga niba ntarabivuze kuri Jaras ishobora kuba narabivuze mu kiganiro impamo icyanyuma nabazaga navugaga ngo kuki izo ntwaro zibonetse aho akuriwe ku rutonde aho hantu kumva kuki izo ntwaro zibonetse aho akuriwe ku rutonde aho abereye kandida shomera niko ndabivuga nyuma ya 15 z'ukwa karindwi agomba gushaka kandi kazi kandi ashobora kuba atakizeye kandi chômage niyo yaba y'ukwezi kumwe nta numwe uyifuza narabwo ngo ibintu bitera depression perte d'emploi perte de conjoint icyo ni kimwe ariko nanone ku rwego rwe nimwe tugomba kwinjira muri personnalité hari nabambwiye ngo nabaye nk'umushyirishamo ngo akunda imitungo nari bukagarukeho nako ndaje gatoya ku rwego rwe igihe yakoreye kuva ku busuperefe ubuperefe PS akaba n'umudepite ntiyakaba yari umuntu utinya chômage wenda y'amezi 6 cyangwa umwaka Gamariel ubu ntarengeje umwaka ariko Gamariel yigisha kaminuza arigisha ntabwo Barikana yakwigisha ibya byose lisansi arayifite ntiyakaba yari utinya iyo chômage ariko umuntu wampaye iyo commentaire ngo nabifashe nkaho atari byiza kugira ibitungo byinshi ariko habaho ibintu bushize twavuze nshimira na Sande conseiller wacu ibyumba bati imitego ku bagabo ni bitatu ngiye nongeraho akakane yego amafaranga umugore icyubahiro noneho kongeraho n'uruyama inzoga kubazinywa ibyo rero byose kubibungabunga n'umushahara wa 20 miliyo ku kwezi ntago haraho bitavamo kuko niba uhembwa miliyoni 5 uhembwa miliyoni 5 ufite umwana wiga muri kaminuza wohereza $2 buri kwezi ubwo ntusigaranye 3 imodoka iranywa isasa ufite credit y'inzu n'imodoka wenda twongereho ko ufite n'amazu kuko n'amazu akodeshwa bikazamuka bikagera muri enye n'igice byanze bikunze hanyuma se entretien y'imodoka na ntuza na entourage yawe aho ugenda garniture birava hehe ibyo nibyo bishobora kugeza malgré umushahara uremereye imyanya ikaze wagiyemo ukiroturuva utinya chômage y'amezi 2 mu gihe uwipasa mugufi ashobora gushomera imyaka 3 urugo rugakomeza rukabaho ariko niba ubona ikibanza gahanga ukamufashe nk'ibibanza wenda 20 wabona ifamu imushu ukabura afashe wabona inzu Kacyiru ukabura bikarenga za miliyoni 5 hembwa icyo gihe nuvuga ngo hari ibyo uri gufata uteganya kuzabyishyura umwaka utaha none hasohotse urutonde ruvuga ko umwaka utaha nta kazi uzaba ufite uwo muntu araguma ari usanzwe termi araguma ari usanzwe aho ngaho ntago kabura arahonga abanze gutekereza ngo ese b'abaturage nafatiye isambu mbasigayemo miliyoni 20 zazikurahe miliyoni 20 ubwo ni nka umushahara w'amezi 4 none ikigaragara cyo asigaje umushahara umwe wenda n'igice cyangwa 2
urumva se adatangira kugira imitima ibunga nuko kwimuka wasanga bifitanye isano cyane. hanyuma rero urahindura iyo niba tubifate gutyo ko ubushomeri buteye ubwoba icya mbere urahindura style de vie uhindure kategori y'akabari wanyweragamo niba wanyweraga hari icyapa cya Heineken urajya mu cyapa hari icyapa cya Primus ni hamwe abo wasangiraga nabo hari icyapa cya Heineken si burasanga mu cya Primus barabanukaho gatoya ibiganiro mu mutwe niba utari tayari wagiraga watahiraga udukoni dutatu kubera ko ejo muzakira rabu cyangwa rebu urakomeza ugeze dutanu nugeza dutanu mu mutwe hagezemo nka turindwi si byose ujya mu mutwe hajya turindwi se gusa turaba nk'icumi mu mutwe kuko icumi twa dutanu tugaragara uri bwishyure udukoni dutanu mu mutwe tugasangamo ya pere de chômage twaje harimo utundi dukoni twa pere de chômage utinya gushomera hazemo n'utu message dutangira kukwishyuza kubera ko bamaze kumenya ko barebye nabi donc abo ubereyemo amadeni bamaze kumenya ko nta kazi ugifite banke yo Gamariel yarabinyibwiriye ouvertement banke yo ikimara kubona itangazo ko utakiri umudepite ihita kwishyuza niko Gamariel yambwiye agurisha ikibanza n'inzu nuko byagenze banki ikimara kumenya ko wabaye shomeri mu byo wari waravuze uzishyura aho wifashishije harimo umushahara bahita baguhamagara shaka ukugurira cyangwa duteze cyamunara nubona kandi kazi uzagaruke tuguhe iyindi credit ibyo byose birarwanira mu mutwe umuntu umwe kwimuka ibindi n'abandi ubwo bakaziraho amakuru atangiye gutangwa noneho mu byo uraganira paraporo yabo muganira narangaje irahinduka cyambere abantu bitonde ibyo ngiye kuvuga byo bambabarire tuza abantu benshi bagiye bava mu buyobozi basohokamo bagahindura imvugo cyane cyane abagera hanze bo barakabya ariko ndavuga hanze y'igihugu ariko no mu gihugu imbere ntabwo aguma kwakunda bya bindi yigishaga abantu gukunda igishoboka nawe byashoboka tangira abakada ba kera twataye agaciro uzi gukorana n'aba bantu bacutsa nk'ikisi nanjye kuvuga terime yakutera confusion ariko hari itungo ritonsa ngo ricute ritareka nk'umwana yinjoyinga ibere kugeza bacutsa nabi tangira bakanaka nibo bagezweho ako kakagucika kandi abantu amatwi aba banguye kuri wowe ibyo byose birashoboka iki uraganira n'abandi uraganira iki by the way muri iriya myanya ufite na protocole yabo mwakabaye muganira si byose urajya kuganira n'umuntu ufunguwe muganirire mu kabari uri kumukansoringa uri kumureintegra ntabwo anyaseti barandihaga uravuga wifatanyije nawe muri make wemeje ko yakubitwaga muri gereza nigeze kujya ahantu kota umuntu umwe wayoboraga ahantu hakomeye hajya kumera nk'aha twicaye ahura n'undi w'umucuruzi aramubwira rwose nasabye cyangwa cyo kubaka bantegeka ibigega bambwira gufata amazi kandi ibyo bigega muri Canada kimwe kigura $3,000,000 ko warenganye kandi uguri kuvuga ngo ko warenganye niwe washyizeho ayo mabwiriza mbere yo kuva kuri uwo mwanya utangiye kwifatanya n'abantu bari kuvuga ko bananizwa ubwo se nakomeza imbere ati nyamara iyi leta nyamara wikirize ubwo se icyo gihe ko ntari ndi mu kazi iyo mbwira uwo mugabo ntari ibyo bintu uribuka ko rero wabisizeho none umuntu atajya kuvuga ati se uribuka umugabo wajyaga avuga ati zitakumva ntuhinga urusenda ngo rwere ntucuruza ubunyobwa ngo bwunguke uramwibuka genda uvuga utyo hana se washinga agaca nose ukazabona views reka da nawe ukikiriza uriya dana kabyumva byarasi yifatanyije na Karege mu kabaro urumva njyewe ndufunguwe
wowe uruvuye mu mwanya wari depite, Dani ni intumwa ya rusange, aratanga raporo ko jarasi yifatanyije na Karegeya. Sibyo? Aho kugira ngo unyigishe kwa kundi bavuga guti erega hariya ni ukugorora, buriya ubunyarwanda burahenda, iyo rangaje kuba kutakiri mu mwanya yatakaye, kandi wahinduye kategori, kuko nibura iyo bari wanyweraga kuri kontwari yo kwa Rando ibyo ntibyahavugira, wagiye muri kategori itari nk'iyo kwa Rando. Sibyo? Wagiye za Sonatibe munsi y'umuhondo, nakubwiye ibi bitandukanye, wagiye ku cyapa cya Primus wanyweraga mu cya Heineken, wihengetse. Ibiganiro bihari nabyo biri kuri urwo rwego, abahaganira nabo bari kuri urwo rwego, barakugusha mu mutego, bana profite twadukoni, uri kunyumva? Ibyo rero byose nibyo ntuza ashobora kuba yagwamo. Buriya dushobora no kwitega ejo ukajya kumva ibyamunara bya kuko niba harimo aya banki ari akantu abakozi benshi bavuye mu kazi gutyo basa nk'abatunguwe basezerewe, hari akantu k'umutego bakunda kugwamo wo gusa nk'abavuga ku babosi babo babinubira. Atazi uyu we turavuga kuri system, nta bosi we nabona, ariko ndavuye nyine nk'ibyo byose. Abantu buriya iyo wabaye muri system ngira ngo habameho n'indahiro nk'igihango, wayibamo wayiba inyuma, wagombye gukomeza ukaguma ugakomeza umutsi, ukaguma muri uwo murongo. Ariko benshi mu bakoranye na systeme mu mavuka yayo, hari abatabasha kwihangana, ahubwo bayisohokamo gatoya bakerekana ko yabacukije igashyira ku ibere abandi, kandi ukiyibagiza ko uko gushyira ku ibere abandi, gushyira ku ibere amazina bahari, gushyira ku ibere abo bandi bashyashya ari byo bituma systeme yubakika igihe kirekire. Niba warose, niba waragize gute, cyangwa nawe wabaye mu bonse, reka noneho bariya bazabyibonamo ryari. none Umere nka wa muhungu w'inyuma ya Nyungwe ajya kubwira nyina na ba nyirasenge, ati bagiye kuntuma ahantu, ati ya baba, atari kusibwo nawe uriyo itaresha n'izindi. Cyane uriya nawe mu bonse, benshi mu bonse mbere ye bamuheraho afatwa mu ngero nyinshi. Dore bakanaka niba bari kwibere ntibazi ko twavunitse. Urabyibuka na wa muntu nakubwiye, navuze wagiye kuri social media ngo uyu muntu ni mudohore, dore yagize atya ibintu ntemera namba nuko. So rero inzira ya Honorable Barikana, urwego ariho ntabwo ari gufatanwa grenade na magazine, ko ntabyo ibyo bintu byombi nta cyane naza pe. Icya kabiri, ubwenge bwe n'inzego yakoreye yashobora kuba yagira either akaba yatunga imbunda mu buryo bwemewe, inzego zibizi. Hanyuma aho ruzingiye ikibazo cyanjye gikomeza kivuga ni ukuba bibonetse ari uko atakira umudepite mu mezi arenze 2 ari imbere. Babyumvise? Ushobora gusanga n'abari bafite ayo mabanga bari baramuhishiriye batinya urwego, none babona ati ariko nanone impamvu mvuga ko byahuza na personalite ye yo kwa kuba mu bintu byose, kuko hari abandi bavuye ku rutonde baraho bari Karume biteguye kurangiza manda bakajya mu bindi, bakajya korora, hari abafite amafamu, hari iki. Ariko ujya ako kantu nakubwiye ko guhindura icyiciro wasabaniragamo ukajya mu kiri munsi, hanyuma ugahindura n'udukoni, eri guhindura n'ubwoko bw'akantu wateraga, kandi uko kamanuka niko kagenda gakomera gakomera. Sometimes environment abakuri ruhande bakwagiserera, none n'abaguhamagara bakwagiserera, uzanyishyura ryari wavuga se mu kwa 8 kandi utizeye ko mu kwa 8 uzabukora. Ibyo rero biracanga. Ibyo byose bishobora kuvanga umuntu agakora badimwe uko kazamuka, uko agakoni kazamuka gatuma uvuga ukuri nuko wari warahishe.
none utavugwa, ukaburirekuye bikamenyekana hati rero nta bundi buryo bwo kumugira inama ariko ntabwo grenade na chargeur aya yayimaze iki nono grenade niza abantu nibyo kwataka mu kivunge kuko umuntu umwe ntabwo hayimutera ngo imufate utera mu kivunge cya batandatu wenda ukavuga uti wenda umwe iramuhitana undi mutwara akaboko undi mutwara akaguru batatu bayikwepe none se yiteguraga se kuzagabwaho igitero cy'ikivunge yiteguraga se kuzagaba igitero mu kivunge honorable gute ahubwo nibyo nayo manexe ayo manexe akimara kuva ku rutonde na mbere yaho yuko kuko no kuvanwa ku rutonde bwo hari ibyo babonye atari kubahiriza none ahubwo bakaba baramusomborokije akagenda kurushaho se buri imyaka yo ntiyabamo mu depite ntago bagombera imyaka harimo abamuruta bamurusha n'10 oya ntago icyo kibazo ahubwo acukijwe either adahazi ibere noneho bya bindi bikamwafegita ahubwo agatangira kugirira ishyari abakirigeraho ibyo nabyo ntago byishimirwa kurihaga bwo ntiyarihaga ahubwo ashobora kutunguwe ariko kutarihaga itsuke utarihaza ukaceceka ariko ntugirire ishyari urigiyeho nyuma nanone ako kantu karyana kuri ako ni kabi kandi ako ntabwo wakajyana mu rukiko ako ntabwo ribu yakagukurikiranaho ahubwo ibikoresho by'abandi itsoke ariko ngewe biriya bintu bimuhamye nawe akisobanura ko yibagiwe keretse ari icyangombwa cya muganga w'indera kwibagirwa kuri uriya rwego keretse rukundo asa bakagupima niko bimeze imyaka ingana kuriya ubu uriwe ntugupima niba koko imyaka ingana kuriya inzego wanyuzemo ukibagirwa kugeza uno munsi biragoye hanyuma bakakwibutsa ari uko wavuye ku rutonde biragoye ako kantu biragoye ntabwo ndi butinde cyane ko urundi byinshi waba bitubwiye reka wenda dutegereze niba dosiye tuzumva ubugenzacyaha buvuze ko tuzumva byinshi ashobora kugirwa inama kubera ko kiriya cyaha gihanishwa umwaka umwe cyangwa 2 n'ihazabu ntoya ibyo ni ibintu yasubikirwa ni ibintu ihazabu yayibona ariko kibaye kiriya ntabwo cyo cyaba hari ibindi by'amanexe yabyo bitakwitwa ibyaha yagirwaho inama yakwemera gukosoka akaduhora nibaza ko bitagera mu rukiko bishobora kutagera mu rukiko amaze gusobanura uburyo byahaje simbizi biriya ni maonyesho sharijeri none se agiye mu rukiko z'ubwo umucamanza umushinjacyaha wajyanira dosiye yaba umushinjacyaha wajyanira dosiye imbere y'umucamanza yaba abacamanza bakino gihe nabo ntiboroshye yabanza kuvuga ngo iyo magazine yari kwimaza iki amasasu yari kuyateka niba utafashe icyo ayo masasu yari gukora watwaye ibyawe cyangwa se ndetse niba hakiri investigation yo kubona icyo iyo magazine yari gukora imyaka igaragara icya kabiri noneho n'umucamanza afite umwavoka akavuga ati inzego zari hehe iyi myaka yose maranye ibikoresho ese inzego ibikoresho by'ibiturika biba ahantu habonetse hose nta hantu byanditse iyo bisohotse ku buryo babyandika bigarutse bajura reka nanjye ibyo nibaza gutese arewe iyo gisohotse se ntikigaruka wenda ntiwabara amasasu rimwe kurindi ariko amagrenade imbunda umubare ubuzwe babazi ngo iyi nimero iri kwa kanaka ikigaragara cyo nta simbitindeho ikigaragara cyo situation barikana arimo ishobora kumwandubiza mu yindi migirire itakwitwa icyaha kandi itakwitwa icyaha bivuga ko itabangamye kugira ngo rero ubazwe iyo migirire itabangamye bisaba ko urwitwazo ruba icyakwitwa icyaha noneho n'ibindi ukabibwirirwayo kandi nakubwiye birashoboka ku muntu navuga se nk'ubuki yari progressiste ariko nanone mu buryo burenze n'ubushobozi yahembwaga menshi ariko nawe agakunda byinshi urumva agakunda byinshi
ubuzima bwiza, ibitungo myiza, yes, urumva ibyo rero kubibura no kuba murambara bishobora gutuma niho bishobora kumwindubiza muri kwa kuvuga no gukora bihabanye n'imyemerere y'uwonsa. Ariko iyo wibeshye rero ukavuga ngo ngo kwibera hagezeho bakana kabiyo inyuma ya Nyungwe cyangwa baza Rushaki cyangwa baza Gakenke, aho ntibyavamo kuko uba uri kwica systeme wabayemo, kandi na nyuma yawe uri mu bigishaga ko na nyuma yawe systeme izakomeza. So none uyivuyemo akanya gatoya cyangwa bagushyize ku gatebe ushatse kuyisenya, ntabwo byashoboka. Noneho n'ibihe turimo encore nabonye ntabwo ndi bubitindeho, ariko nabonye igihe kibyandika kivuga ko ibi bihe biba bikaze iyo byageze, kigenda kigaragaza mu bindi bihe. Oya, ni ibihe kameme, ni ibihe systeme ikeneye abantu inkoramutima ko ziyigumaho. Naka kaje meme naka ntabwo kari keza, bagira babushyiremo imiyaga asubire muri ntuza, tujyane mu rugamba, iminsi isigaye ntabwo ari myinshi, n'amezi 2, ariko sipoza noneho nubwo byo batabivuga abaye yarayerekanye cyangwa akayigira igikangisho, ibyo byo byaba bikaze, ariko noneho ayigize igikangisho akagira noneho agashyira n'igikorwa akarekura raporo zikagenda zivuga ngo umudepite wo mu ishyaka riri ku butegetsi yarasha abaturage abanaba mukabarahana. Yewe uzi ibyaho byatugeza, byakwafekita amatora, byakwafekita amabije tugomba kuza benshi cyane. Ubwo abaturiste wari warezerivishije muri hoteli ntakije, wari ugiye kurira indege aterekada ati iyo idepite atangiye kurasana ati bari kazi ataho igihugu kimwe kikaba ati abaturage bacu bari muri iyo quartier barasiyemo umuntu mureke kuhagenda. Urabyumva? Izo ni perita abantu baba batabara idea. Ama ONG yahita hagarara yaragiye kuzana amafaranga, hanyuma za raporo rero kuzarwana nazo egeka hari biba bitavugwa. Agasasu kamwe gasohotse byonyine babahungu bo mu Kinigi, babandi bateye mu Kinigi, uzi ko muri Cogamo nta muntu ugeze asura Musanze, bose bagadaga Nyungwe. Ayo mafaranga uguze igihombo cyarimo, sasu wowe urarizi, wowe rivugiye abantu bagahungira kuri ambasade. Ubwo niko biba bivuze ngo abari batarahagera bo ntibakije. Iyo ni perite. Ibyo ni bibara muri materiel, ariko noneho nubibara ubibaze noneho muri byo nakwita sinzi kuntu ibiri abstract muri cadre ya diplomasi, imishyikirano iriba hari negotiation zari ankuru zirapfa, abimukira baba bakije, yewe baba bakije, uza amafaranga arimo, uza yamaze kwinjira nazaza nyuma bahita noneho leta y'Ubwongereza ati twababwiye. So urumva ni ibintu byinshi. So byabaye ni nko gukumira, ariko nibaza ko bitazagera kure. Azajya ku murongo, bazamushyira ku murongo, nawe ntabwo ari intagondwa arumva, ariko nabo banabyumve nyine, banabyumve ko nawe ntabwo iriya situation ari kumva ngo usigaje salaire ebyiri, ntabwo ari amakuru meza. Numva ntabwo ari amakuru meza pe. Uhita utangira guta umutwe, ugatangira kwandika 8, ugatwara utamenya ngo aho za Sofia ziri ntuhibuke, ugatangira kwambura abantu priorite, ugatangira. So Karege, nyemerera tubanze tubwira abadukurikira ko amakaro meza cyangwa se abantu bakeneye ibikoresho byiza by'ubwubatsi, nitukavuga amakaro ko hari n'umuntu kuba yata amakaro se ko nayaguze n'ibindi rangete, gypsum, amarangi avanze neza cyane, avanze meza kabisa. Ikaro Plaza, inzu yitwa Ikaro Plaza yarabadabagije cyane. Niba dukunda guhera ku makaro cyane rwose. Ni hariya rero i Remera mu Boroso cyangwa se munsi ya gare, uciye munsi ya station. Yego, imbere ya gare uciye munsi ya station hari inzu y'umweru iri haruguru y'umuhanda yitwa Ikaro. Yes, ushatse wabahamagara kuri 0783 250 46. So nibyo ngibyo rero Karegeya, ndumva ntabwo ndi butinde, wenda nyemerera nsoreze ku yindi nkuru
reka soze kuri iki kintu cya honorable barikana kuba narakoze ikiganiro kuri Jarasi na hano nkaba nkigarutseho nuko harimo amasomo akomeye cyane bantu mwose mumenye ko no gucuka bibaho, mumenye ko hari n'abandi bavuga, mumenye ko uwo mubyeyi akeneye abana benshi kandi bose agomba kuboza, kandi ndabizi bwo mbivuze kuri barikana ko hari abandi benshi nzi rwose avanwa kwibera kumva bajye bihangana ibyo kusina. Ntabwo ndi wo kwigisha abantu imicungire y'ibyabo. Ushize nakubwiye kesi y'umuntu wa iriya myanya igira manda araho iteza ibibazo. Ntaba nkanjye nk'ubu wenda kontara y'umwaka mba gifitanye na TVT, ariko isaha n'isaha hashobora kuba impamvu zituma uva muri uwo mwanya. Ngo ndavuga imyanya itorerwa abameya, abadepite, kuko hari uwo mushuti wanjye umwe rwose rigeze kugira rwose bamukupiyeho manda asubira inyuma yaho yarari. Inzu yubaka agaragurisha ibikoresho, reka sinakubwira, umugore aragenda, kuko ndabyibukana nabikozeho kuko ari umuntu wakoraga mu nteko icyo gihe witwa Auguste. Ndamwandikira kuri Facebook ndavuga ariko aba bantu banyu namwise abantu bari kuko we yari umukozi ufite contract mu nteko, mu gihe abadepite bo ntayo, ni imyaka 5 cyangwa se ukaba wanavamo hagati. Yego ntabese mubigisha gute ko ndi kubona popo nejo wakumva bibi biragoye. Ariko ibyakabaye ni ukuba abantu kwitegura ukagerageza kwamortisa ubuzima bwawe n'amarangamutima yawe, ikibaye ukamenya kucyakira ugategeza ubundi buzima. Nka Gamariyeri wari Maria Dabuta hari na conference agiye kuzana hano mu Rwanda, yazanye Soba Karabu, afite indi karabu yohereza abana abanyeshuri hanze, afite yarigisha muri East African University, yahise yiyadabuta. Abandi ntabwo tuzaho bari, ariko barabura rwarakubise kandi abacecetse baramaze ahubwo abacecetse nibo twaratekereza ko bavuga. So rero abantu bajye bitegura kuba wabasha buriya Gamariyeri arimo yarastragorinze kabisa, abasha kwiyadabuta kuri situation cyane. Abandi rero yigukubise ugahura na environnement isanzwe nayo iritandu ikakwandubiza mu makosa, cyangwa umuntu akazana ikiganiro agusomborotsa akagusembura ukavuga kandi ugusomborotsa ku nikakane agenda. So iryo ryo somo kuri barikana n'abandi bantu n'abandi bava kwibere bitunguranye, ariko nta mutima mubu hari nubwo ntari kuvugira ubonsa no kugira ngo n'abandi bo. Irindi somo wenda numva umuntu yakabaye amenya uwo ari we n'urwego ariho. Wari igihe bikwisoba ukagwa mu mutego. Ariko niho bareberwa, niho banareberwa. Wa muntu uba warigishije imyaka igera muri 40 abwira mugire mutya yavaho gato, yava kwibere gato yukumva hindu yarangaje. Nabyo ni ntuza. Ubwo wose aba yakagombye kumenya ubundi buryo, kuko biba bivuga ko ushobora kuba warosaga intati. Urumva ntati ubwo ni utatira tutabizi. Mutabizi intati. Okay. Indashima. Intati ni ugutatira nyine n'umuntu ni nk'ubwo se simbizi. Ariko ibyo nabyo ni ibindi bimenyetso no kumenya ngo se abantu dufite ni bantu ki, umuntu yose imyaka 40 iki, ariko so muri make ni ibyo amasomo nayo amasomo nayo kare nayo. Reka tugira duhinira wenda ugira n'icyo tubwira nyuma yuko twabivuzeho tuvuga ko Maître Ntaganda yaregeye kuri bwo urusembwa ari ku rukiko rukuru bose, ariko rwaramuhakane rwaramutsembye. Ariko impamvu batanze ntabwo ifatika ku rukiko, nta no ifatika kuri Ntaganda. Ihazabuza amafaranga ngo yagomba kwishyura 100,000. Ubu Ntaganda kuva avuye muri gereza nta 100,000 aratunga. Biragoye.
abanyamategeko nibo batubwira niba mu guhanagura ubusembwa nihazaho bayireba ubwo bibaye ari byo itoke ariko bibaye atari byo n'urumva n'urukiko rwaba rwamukubitiye mu kadeyi ariko nanaganda gusobanura ngo imitungo yanjye barayifashe yose iyi myaka maze ntarabona ngenda nzi ko ari nka miliyoni 200 100 maidia ntaga metre kandida perezida imyaka ingana urashaka kwiyamamaza kuba perezida umara imyaka 5 udatunze 100 cyangwa se icyabo busembwa nuko atabuze izo 100 ahubwo akazima leta ku bushake ubwo rero n'ubusembwa kuzimana ku bushake umucamanza yaragendeye kuri icyo ntacyemera 100,000 se burya ni 100 ibaze vura ibyo nabonye mu nkuru 100,000 yarayabonye ntiyashaka kuyatanga atekereje kuyatanga ariko akayayiho kagarutse ibyo rero n'ubusembwa kuko kuba warashatse kwambura leta ukibuka kuyishyura ari ukugize icyo uyikeneraho ibyo n'ubusembwa ntabwo ari umunyangamugayo ntabwo ntaganda yabuze 100 keretse niba atari 100 kandi niyo yaba miliyoni imyaka 5 ni myinshi warabanye baragize gute perezida fondateur wakoze stati idanangiye idoze iharaze shira mu mazina yawe aya kuba waratinze kwishyura 100,000 ubusembwa nanjye ntabwo naguha ni nko kwamburira ubwende 100,000 mu nshuti ufite mu muryango muki 100,000 warabivuze kuvuvuye muri gereza ko umucamanza yabyita ubusembwa icyo n'ubwambuzi ofete si byose ubwambuzi niyo yabuze yabura yari gukoresha fundraising cyanditse 100 ni iki ku muntu ushaka kujya muri iriya myanya wese no kushaka niyo utawishaka 100 ririmo leta wakarihaye kabisa se nta fundraising tujyamo ugatanga veni umwaka washira udatanze 100,000 muri izo nzira none we ntashaka ko yaha leta ubwo n'ubusembwa umucamanza yararebye icyo nacyemera 100 ni make cyane nari nzi ko ari na menshi ubwo rero sinzi niba birabigira aho bijuririrwa it's okay ubwo metre ntaganda ntacyo dupfa ariko nyine tutera metero nyine nta tutitaye ngo urinde ubu 100,000 imitungo yanjye barifatiriye sinabona ayirondo 5 nuko nyine ubu mu yindi cadre barabyita politique inkuru zisohoke hanze l'opposant radical maître Ntaganda la haute cour a refusé à maître Ntaganda ariko ntabwo bari kwibuka ko amaze imyaka 5 hanze atishyura irarenga atishyura 100,000 nibihemo fete 100,000 nibihemo kuri leta nubwo benshi batayishyura narabikubwiye ariko nyine yibutse kwishyura uko ibyo n'ubusembwa nawe abyumve ibyo n'ubusembwa rwose kwibuka kwishyura 100,000 ari ugiye gutanga candidature sinzi ikindi bashyizeho icyo nzi cyo hagize na rukura akora yazajya kurangira karandiriye ya neke yaramaze kumugonga ubu byo rwose nubwo numvise nyine avuga ati bihangane bashyiremo mpangane areka reka dusoze gushimire cyane ku mwanya wawe dushimire Urban by City Blue ibaduha ahantu heza gukorera rwose niyo gushimirwa nk'uko muba mubibona ku mashusho n'ahantu heza cyane tuba tubabwira tuti uri i Kigali cyangwa wageze i Kigali ahantu heza waba uri atuje ni muri Urban hano mu Kiyovu so Karegeya ndagushimiye asante